ariko sundi gihe arashaka kumubabarira ako nari sonagiye yakubwiye ibyo akoze byose se bite muraho makuru bakomeye yawe muri bande soko ntawe baba we gusa nanjye ndakubonye mbona hari ahantu ushobora kuba nkuzi gutya unciye mu maso gutya mbita mbona ndakuzi birashoboka wenda wasanga kuko ahanini nkunda kuba ndi mu rusengero none se nawe waba usenga se kuri paruwasi ntujya uhaza kuri paruwasi kuri paruwasi ndahaza no kuwa kabiri nari mpari ndi mu cyumba cy'amasengesho ya ninjoro tugira amasengesho cyangwa nijoro okay buriya ninjye mushumba mukuru w'iriya paruwasi se ni mwebwe ninjye mushumba mukuru w'iriya paruwasi yego nanjye buriya Pastor Mathias ni pastor wanjye. Pastor Mathias? Yes. Buriya niwe pastor wanjye. Ndi umunyamasengesho ku mudugudu. Urumva ko nyine nakubwiye nibyo waramutse umeze neza ushobora kuba wanyanze muri iyi minsi twapfuye iki koko uvuze ngo iki se ni wowe ntabwo uzagaruka iwanjye none se ubwo bagututse ndihe aranakwirukana umukobwa wasanze mu rugo none se we kuki utampamagaye wowe koko ngo mbwire umva ni ukuri pe mbabarira basi mu mwanya we nida urabizi nawe nshuti mfite urabizi tujya inama nyinshi mbabarira pe uriya mukobwa sinzi niba agira ibiraburira ni mubyara wanjye ariko umva yaranyobeye nanjye pe cana ukuri mbabarira none se nyine urumva ikibazo ntago nabimenye yagusohoye nabi nawe uragenda uricecekera nyine ndabyumva wagize umujinya ariko ni ukuri pe mbabarira umva basi ngusaba ikintu kimwe ndabizi ufite umujinya ariko ngiye kugusaba ikintu kiraba kikugoye ndabizi ariko ihangano uze kuza tubonane baranagusaba imbabazi twabivuganye
urabinyemereye nshaka uze kuza ni ukuri tuganire pe ntabwo nari mbizi ni ukuri kandi mbabarire sawa urakoze cyane umunsi mwiza sawa waramutse rero waramutse neza murasenga buri gihe byumvikane ko n'amakuru yo ku mudugudu yose uyazi. Okay. Noneho ako se shaka mbona ururiya rusengero rwanyu rurimo ruragenda rusubira inyuma buriya biri guterwa n'iki? Kuko mu maraporo dufite ku cyicaro ntabwo sinzi nk'umunyamasengesho muranasenga. mushumba turasenga koko ariko buriya natwe bitagera tuba tubibona ariko Imana ijya ibasha gukora ibyananiye abana b'abantu ibitagenda neza ikabigendesha neza turacyarimo gusenga. Mukomeze musenge nta kibazo noneho nanjye naringiye mu nama mpereza nimero yawe nzaguhamagara kuri biro tuvugane. Nta kibazo nimero yawe nzaguhamagara kuri biro tuvugane. Nanjye bafite akanya. Ninguhamagara uzanyitabe mba ndi muri biro kuwa 4. Mba ndi muri biro nakira abantu kuwa 4 uzaze tuvugane. Ariko ntwagire umuntu uzabibwira ko kuri paruwasi twaguhamagara. Wabyumvise? Sawa sawa. Yego umunsi mwiza. Sawa imbaraga n'amavuta. Murakoze cyane. Yego Yesu abarinde. Sawa nakurinde. Yego. Yeah, see. nta kibazo ufite mu maso huje impuhwe Imana kara nubwo nitwaye nabi muri no minsi ishize sibyo ariko nawe ukwiye guhindura uburyo bitwaramo muri iyi minsi sibyo nase hari ikintu nkora kidasanzwe kuko ndabizi habayeho amakosa bambabaza nyine nanjye ndakubabaza ariko gusa nyine birakwiye tu nibura ubwo ubasha noneho kubona ko wakoze n'amakosa rero icyo nashaka kukubwira niba umugabo wawe adashaka ko ibintu byakavuye mu rugo rwe ibintu byo kuba wagiye wabereka ko bakunda urabizi ahantu wavuye reba ahantu umugabo wawe akugejeje ibintu byiza byinshi amaze kugukorera watuje kubaka ubu uri ushaka gusenya ugasubira iwanyu reka nanjye gusenya simbishaka ariko ubundi urebye umugabo wanjye kenshi twapfaga ko njya gusenga batabishaka ariko byibura ubwo yanyemereye kujya mwaka uruhushya nibura nkaba najyayo inshuro nkeya mfite icyizere cy'uko nta bintu byo gushwana bizongera kubaho njyewe n'inama naguhaga urakoze nta nubwo nabitekerezaga nibura ko waza kubimbwira gutyo gusa merci nanjye ibyakozwe bibi buriya ntabwo nzabisubira nabonye isomo ubundi birakwiye ko dukora isomo ku byahise kuko urabizi iwanyu ukuntu hameze ntabwo kandi nshaka gusubirayo tangiye kuzana n'ibintu by'inkoro ushaka no kukwibutsa mushyitangiye sibyo nta kibazo ni byiza ariko biraza gukosoka buriya ariko warambabariye narakubabariye nta kibazo da ubona ntabwo ndibasekana imbere ko urabizi narakubabara ariko nyine buriya ntibivuze ko kubabara ntabwo ari ukwibagirwa buriya nyine ariko nishimye ko utazabizura ntibigise ujya umbwira ngo urasenga se umuntu usenga ntagira se buriya avuga ngo niba ubabariye umuntu uri kumana yanzika nta nzika pe urabizi yabise tumaranye igihe kinini kambe nigire mu mirimo hanze njye nayo tujye ndi gukorayo
nanjye ubwo maze kuvugana na Nida anyemereye ko ari buze kugaruka, ntacyo reka tujyane tugire ibyo dutora. ariko shabundi ruko reka ibyo tunabyihorera, ubundi upanga iki n'umugore wanjye? umugore wawe pasita udashinga arabyina. nibyo uzajya witwaza kuba warakennye utangira ushaka kuncyurira urugo rwanjye shaka. none se umugore wawe niba wakubwiye ko hari ibyo mupanga nawe? Aratangaye shaho uburyo ejo bundi yazaga n'imbabazi nyinshi anetaho agusabira inzu muri ariya mazu y'itorero sha, ngo aguhe inzu imwe, utubwiye inzu imwe ujye uyibamo. hari ikintu muri kumpisha sha, waba urakimbwira? umugore wawe yaratinyutse araza arakubwira ngo mumpe inzu muri ariya mazu y'itorero. none urumva ari kuvuga uwe ko yashakaga no kunkubita, ahubwo anyurira hejuru ati mu rukundo bwadukwiye ibintu byinshi, ngo dushatse nyamara twamuha inzu imwe muri aya mazu y'itorero. ariko shaka cyangwa iyo ngiye muri gahunda zanjye uribe tukaza. ariko pasita izi ko abantu bakijijwe bakibaho? umugore wawe uzi ko akijijwe kukurusha? ushatse kuvuga yuko umugore wanjye ari inkizwa kundusha sha? ngiye umushumba pasiteri. gusa uri umushumba nyabaki niba udatekereza nk'umugore wawe akibuka imirimo yose. Nashatse nimero yawe ndayibura. Bari warambuze cyane ageze kubuze mano. Umva ndari mwana yanjye. Imana ishimwe ko naje kumenya. Ndakubwiye. Warabyibushye cyane. Shira cyane. Ikiriko cyo. Usigaye bahese. Ciao. Ubu nashatse nimero zanyu ngo mbatumire ndababura. Prestation yes. Shanaye nyine byaje guca msibona ndabibona umeze neza rwose. Bore no? Nukuvuga ngo wowe se nyine amakuru yawe umva amakuru ni meza. narangije segonderi nyine nawe urabizi ariko nahise nkomeza kaminuza. urimo urerekeza gutya uri kugenda gutya uri kuva he tuyina mvuye mu rugo ariko ubu hari mushiki wanjye utuye ruguru hariya niho ngiye kureba kandi nawe twari twize hamwe wasanga umuzi ariko uko twabonanye buriya n'abandi tuzagenda tubonana. Yego nagera rimvuye inyuma gatoya kureba umushiki wanjye ako nsanze udahari.
SAVA idahari ariko buriya ni umupango w'Imana kugira ngo duhure tubaze igihe kirekire cyane ariko biragenda nta kibazo ndakubona umeze neza nukuri ndashima Yesu ubwo sha umva mugabo wawe se ubwo nzamubona ntera nkanjye utamuzi ubugabo rero asigaye ajya muri misiyo ariko uko biri kose hari igihe wazansura yaje mukabonana yego subu utuye ariko tembwe gace ntuye muri ibi bice bya za Kaciro yego ni byiza cyane tuzahura tuvugane nzagusura ariko uzansure ariko njye ntabwo ntuye mbi n'ahantu kuko nje kwareba umucuti ariko nzaza nkurebe nawe nzagaruka nje kumureba nawe musore nkumva uzambabare unsure tuganire kuko uduriye mu nzira ubuse twaganira ikimuntu ndishimye Mana ntabwo wabyumva ariko nshimye Imana yego ni byiza ndabona ari imodoka ziri guca byato na hato rero ujya haruguru nta kibazo ibi nyine ese ko duhuriye mu muhanda kandi twabuza nyine ibinyabiziga bitambuka ntabwo rwose ariko reka mbwira Mana ndishimye nta kintu kinezeza nko kubona bagenzi banjye twigana ndishima noneho twese twarubatse ingo biranezeza cyane okay kagende nawe ujya aho wari ugiye twagutinda tuzongera tuzasubira bye thank you sawa urakoze cyane sheri nakoze kuri rwa rusengero nakoze mu kubaka ariya mazu akabyibuka akagira impuhwe wowe nka pasiteri utanabyitekereza ngo bikure mu bwonko ugire impuhwe zingana gutyo urumva abantu bakirirwa batagihari wakoreye Imana ariko si wakoreye abantu tegereza Imana wakoreye izaguhemba ubwo rero nakubwira ati nubura ubwenge Imana ubwayo izaguha ariko noneho ndabona sinzi ubu wagutije agashate tu ndabona noneho uyu munsi waberewe byavuba bikuyemo ariko umva nkubwire sinyinda ahubwo niba ubona hari umuntu wakangurira niba hari umuntu wakagura umbwire nkaguhe rwose ukajyana cyangwa niba wanyishyura ukamamo makeya kaza tureba urayamaze kaza tureba ariko umva kaza tureba ntaranagira urumva mujye mumenye ko abantu bagomba kugira impuhwe urumva niba umugore wawe yarangiriye impuhwe mwebwe mwebwe mureba ahantu mwishyira kuko niba mutagira impuhwe ngo mutekereze ku buzima bw'umuntu nkanjye n'ibintu nakoze ku rusengero pastor mufite ibibazo niyo shati impuhwe nazo kugirira sibyo akira urabizi mumwe mu makeya igihe arongera kuguha ko watinyutse kuganira n'umugore wanjye ari mama pasiteri ugiye kubangaha n'amaguru wambaye isengeri yonyine abantu bose bakubone yuko ubaye inzahare none ku mugore wanjye ndakubitasha uramenye ntuzongere no kumutekereza ahubwo nawe upanga n'ibyo muba muri kumwe we tazamenyera urumva neza tazamenyera urayijyanye njye ni pasiteri Matiyasi ntabwo turi mu rwego rumwe ntangire inyanya n'inyoni nafa sawa yijyane ahubwo noneho ndaje ndamuhiga burya rero abantu bakigira impuhwe zingana kuriya umugore wa pasiteri yangiriye impuhwe ku buryo yifuza no kumpiza kandi kino gipasiteri gisambanya abagore b'abandi nanjye nzamwimukimura hazabibona nanjye anishatse nsigaye nambaye isengeri ngo nawe ngo ni umushumba ngo ni umupasiteri sawa wicaye hano tuba tuganiriye rero mpamagaye hano
nshatse ko tunyurana hano mu rugo kugira ngo muganirize kuri open mfitiye. Okay, tudatinze muri menshi, nagukozeho research buriya ndareba nsanga ugiye kwiga hanze kandi bakumbwiye ko ufite ubushobozi bwinshi. Niba ari ibishoboka, hari ibitekerezo bashaka kukugezaho, nagusabaga ko wambera umukozi niba nta handi waba ufite akazi. Icyo ndashaka kukubwira. Nta kibazo, muri iyi minsi kuva nava kwiga ntabwo nari ntarabona akazi, gusa nagiye nkora ibintu bijyanye navuga ko atari akazi gahoraho, byari ugusapotinga abantu, ariko nari ntarabona akazi k'ukwezi. Gusa mubaye mwarashimye kumva imikorere yanjye ari myiza, ndi ready gutangira akazi kandi nkagakora neza cyane bijyanye n'uko mubyifuza. Okay, wenda sinagusobanuriye neza. Njyewe mfite kampani, nifuzaga umuntu waba unyungirije. Umukozi nari mfite twaratandukanye, yari umukozi mwiza kandi ndakeka nawe uzambera umukozi mwiza cyane. Rero nashakaga umuntu waba unyungirije, mba mfite ibintu byinshi ndi gukora. Iyo kuva umukozi yagera nyine byabaye nabi kubera ko njye nyine simbasha kubimanaginga kubera n'imirimo myinshi muba mufite, birumvikana. rero nawe nabonye ari umuntu yakizera. Okay, rero niba ubyemeye ibintu bya kontra n'ibiti byose twazabivugana kuri ofisi. Nzaguhamagara usange kuri ofisi tubivuganeho, ariko hari icyo nashakaga kubanza kugusaba kugira ngo amakuru. Amakuru ni meza. Umeze neza? Umeze neza. Kumagaritse se uranze? Ntabwo nkuzi ariko ndabona usa nk'abantu bo muri bene wacu. Bene wanyu? Bene wanyu bahise? Bene wacu dusengana. Bene wanyu musengana? Musengana iki se? Dusengana Imana. Ariko izo mana zanyu muhora muvuga ni Imana nyabaki? Imana yo mu ijuru kandi twemera Yesu. Mwemera Yesu? Yego. Mwemera Yesu? Yego. Mwebwe? uzaba unyungirije, uzaba uzi amabanga yanjye menshi. Ndagira ngo bizajye biguma ari ibanga, ugirire ibanga. N'umuntu ubona uzi unshaka, umuntu utazi udasobanutse, ujye umbwira cyangwa unamubwire ko nawe ntuzajya upfa kwemera abantu bose batuvogerera kampani. Ibyo wabinshobora? Ntabwo ntekereza ko ibigoye, wenda byari bigoye ni ukuba nabona umwanya wo kubereka ibyo nshoboye, cyane ko mwangiriye n'icyizere, ariko ibyo ni ibintu byoroshye kuri njyewe, nzabikora kandi mbonereho nanabashimire kuba mwangiriye icyizere mukankoraho research, iby'agaciro kuri njyewe, kandi bizeye nashidikanya ko inshingano zose muri bume nzazikora uko zikwiriye. Uraba uko uvuga ariko unakora cyane. wowe ndumva tuzakorana neza, nanjye sinzakubera mubi ngo nkubangamire, uzamfate nk'inshuti nk'umuvandimwe. uri kubona nanjye sindi umuntu mukuru cyane uvuga ngo watinye wagira ute, twakisanzuranaho ikibazo wagira ukambwira, ukumva ko uri umuntu unyisanzuyeho nyine, tugakorana neza nta bintu byo gutinya. Ubundi no mu kazi iyo ari byiza, biba byiza ko burya iyo mudafite friendship ntabwo ari byo, ntabwo akazi kagenda neza, ariko iyo bijemo inshingano hakagiramo no kuba n'iyo friendship, bituma n'inshingano tuzuzuza neza, ndetse buri wese akabasha gukora ibiri mu nshingano ze kandi neza.
n'undi muntu. Uyu muntu ni muntu nyabaki? Izi imbaraga ze, imbaraga nyabaki? Izi imbaraga ze ko mbona zijya kumera nk'izacu, bimeze biti. Ariko icyo nzi cyo nzakoresha uko nshoboye, menye imbaraga mukoresha. Izi imbaraga zanyu ni imbaraga nyabaki? Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe. Icyo gitekerezo ndashakaga kukugezaho kandi urakoze ko ucyumvishe ukanacyemera. Ninjye ukwiye kubashimira kuko ninjye wari ukeneye akazi wenda kurusha mwebwe, ariko ninjye wari ukwiye kubashimira cyane. Vraiment mwarakoze cyane kandi bijeje ko ntazabatenguha. Wahita tuba dukeneranye nyine. Okay. Nari ubwo tuzahurira kuri office ejo, ndaguha contact. Yego. Zose na adresse tuzahahurira. Yego. Murakoze cyane. Murakoze. Ndabashimiye nanjye. Nice to meet you. Kare musigara mwana. Ngo reka nanjye ngende. Tuzabonana nyine kuri uwo munsi kandi mbijeje kuzazira igihe. Murakoze cyane. Baragufungurira nta kibazo. Murakoze. Uyu munsi mwiza. Karama. Nawe umeze neza. Bite se wowe? Nanjye ni byiza. Ni byiza kuko ndabona ukeye, ariko Imana ishimwe udacya se ko abapasiteri muba mufite amavuta y'Imana yabasize shaho. Nawe yagusiga ariko cyane kandi nta n'ikibazo ufite. Biragaragara ko umeze neza. Yego meze neza ngiye kabisa, nta kibazo. Ntacyo nshinja Imana, byose igenda ibintunganyiriza neza. Ariko se mama pasiteri, ukuntu usa nkaho wikanze, ko mbona uri kure, ko mbona sinzi ibibazo ufite. Ndabona usa nkaho, ndavuze ngo ariko mama pasiteri ndabona usa nkaho wikanze. Ni ikihe kibazo ufite? Kibazo? Mama pasiteri, tuza. Mukozi w'Imana tuza rwose, ndabona sinzi. Ufite ikihe kibazo? Ikibazo mfite. Ari nacyo gitumye nza kukureba. Ndakumva. Rwose ibibazo bye ni byinshi, umva byandenze. Uretse uko wabona ari kugenda gutya, ndikumva nasara. Amahirwe mfite havuyemo umugabo wanjye. Mu bantu bose ubona ndakwizera. Uranyizera? Ndakwizera ijana ku ijana. Ndamutse ngize ikibazo naza nkakureba ukangira inama. Ikibazo cy'amafaranga naza kukureba, ariko ibyo mfite noneho umva ugiye kumfasha kubyikorera. Nibyo? Ku muntu usa ubona ndabona wambaye neza, umeze neza, gusa nuko mbona usa nkaho udatuje. Oya, kwambara neza nibyo, ariko kwambara neza nta mahoro ufite mu rugo, nta mahoro ufite mu mutima, ntabwo ntibikwiye kubabaye. Birumvikana. Ni ikihe kibazo? Bivuze yuko ari igihe ushaka yuko usibye umugabo wawe ngo Bito. Meze bite? Jin. Bite? Ni sawa mani. Ase mani ko muri iyi minsi mbona uri gutwika, baryoshye cyane n'agasima waragakatiye n'iki n'iki. Cyane nabaye nk'akatemarana nabonye akazi nk'aka. Sinashona intero mani. Ntabwo ari kuyishora neza kuba utakurikiye ngo umenye amakuru. Siwe mani urabizi twaryanye agatigito kose ahangaha. Twirwa twota izuba hano n'iki n'iki. Kuki ubona job mani ntondabura. Ntabwo nari kukurabura. Kubera nyine akazi kaba kambanye kenshi. None se cyane fresh. Bimeze bite? Ewana ni wane.
reka wongereho za bimeze neza nta kintu bitwaye uretse mani akazi mani wakabonye amagana he bimeze bite mani nakabonye ahantu ntabwo ari ngombwa kwakubwira ariko nta n'ibirenze buriya ushoneshejeho oya buriya nzaba mpakubwira igihe kigeze aha ni tayari kabisa buriya uzambwira ukuntu byifashe tunakameneho n'amazi ni ntari tuhuye nzakubwira none se mani iyi minsi rero turetse ibintu byo gukata uri kwiburisha nawe ukarenza kandi nakubwiye ko mfite akazi mani nabonye akazi mpamvu nafite kugira gutya nibura unyuzemo hari igihe wagisha inama nta kibazo nanjye nguteze amatwi arambwira urakoze cyane ikibazo mfite rero pasiteri umutware wanjye ibintu ari kunkora muri iyi minsi ni agatangaza pasiteri wacu se mushumba pasiteri mushumba ejo bundi nagize nya reba nyine ukuntu mbanye nayo mu rugo ndavuga nti si ko ndi kubona mu rugo tutabanye neza ahese imitungo yacu yaba imeze neza ngira njya kuri banki nakahagera ibintu nahuye nabyo gahoda nasanze konte yaraviduye nta n'igiceri cy'ijana gisigayeho ku mamiliyoni yari ari kuri banki kuri konte yanyu se yacu njye na pasiteri nasanze nta n'igiceri cy'ijana muri make ni kuri konte y'urugo rwanyu nyine wari ugiye kureba nka wabimenya ngize ngo ndamubaza ntese amafaranga yagiye hehe ko mbona nta mishinga ihari ko nta modoka waguze ko nta nzu wubatse bimeze bite mva yarampagurukanye ndabigutura pasiteri ko numva bitoroshye koroha gusa none se yakubwiye ko yashyize he ambwira nagize ngo ndamubaza arampagurukana andusha uburakari andusha umujinya mva ndumirwa none se mama pasiteri kubona no ku rusengero ukuntu hameze ko wenda tutanavuga yuko hari nacyo yakoze ku rusengero ko nta nicyo duheruka kuvugurura byibuze akubwira ko yashyize nubwo mwakivugurura se mwavugurura ibintu birenze miliyoni 5 cyangwa 6 nta nubwo uzageramo ntabwo uzageramo ariko nahageze ndumirwa amafaranga ndayabura nyibirwano yagiye ngize ngo ndamubaza arampakanira nterwa inyuma nibwo nihaye umugambi wo kuvuga ntireka nzi ngushake nkugisha inama umva unkomeze naho ubundi ho ndi kumva ntabwo musa neza ko ibyo bintu numva bitoroshye mama pasiteri usanga nta mafaranga ariho nta n'igiceri cy'ijana kandi wari uzi ko ari nta n'igiceri cy'ijana ari nkawe wabigenza ute kamubwire rero niyo mpamvu ubona mpari ndahari ese ubundi gato nibura kugisha abapampa nanjye niyo mpamvu banciye hano gutya nyine usanga rero ugatuma nkagusuhuza nuko nyine ubuzima bugakomeza birenze nanjye rero ni kubona amasaha arimo acika ahantu ngiye gutarasiriza gutya ugiye gutarasiriza hagana he man hari ahantu ndi gushaka kujya hakurya aha ngaha hariya Kacyiru Kacyiru kujya Kacyiru man hari umuntu dufitanye gahunda twagiye kurebayo gahunda si byo gahunda ni iyihe mufitanye nta birenze cyane bikaze cyane ni umupolisi ngiye kureba ngo umupolisi man ni umupolisi ngiye kureba hari ibintu nshaka kuvugana nawe
umupolisi akwisite meze bite tayari wamerekeza se tukajyana ubundi mwana ngo ukamerekeza tukajyana soma mungu kumubwira ngo amerekeze nkabona yirukanse bimeze bite cyise biguruka nta mababa ariko biriya ntabirenze nza nikomereza urugendo burazambwira da muhamagara muzehe ko hari igihe umuntu y'umushogore idiri n'amafaranga menshi yewe cya kintu gishaka kunanga neza ibyo bikarangira sabona kikira cyane cyo cyane yewe kumbona bitoroshye ubwo se niba konte y'urugo nta mafaranga ariho uraho kubo iyo umurimo yo ku rusengero aho twizere yuko biri amahorora wambajije se ko hari igihe tubyukara mu gitondo ku cyumweru tugiye gusenga pasiteri nkamutegura neza nk'umutware tukagenda nagera ku rusengero nkamubura twaba tujyanye ngize amahirwe tugeranyeyo amateraniro akajya kurangira umugabo yagiye kera ntakimukubita ijisho ubwo nari ngiye kukubaza ibyo bintu byo byaranyobeye nari ngiye no kukubaza impamvu tutakimubona ku murimo w'Imana ukuntu adaheruka no kubwiriza abwiriza se twamukwiye rwose pe nicyo nari ngiye ni uko uhise ubivuga ariko nari ngiye kukubaza ahantu pasiteri wacu haba tuzi yuko abakristo banamukumbura neza bakamubura ndakubwira ngo ibibazo mfite n'umurenge pasiteri aruko akagenda mu gitondo akagaruka nijoro ubundi akagenda ntagaruke ahagarukiye nazamubaza ngo ndi ku murimo w'Imana nagira nkunganiye n'abadiyakoni nganiye n'abarimu bakamubwira ati nta nubwo aheruka hano nkibaza pasiteri aba hehe akarara iyo ngiyo byandenze umva mbabarira mfashe mama pasiteri nk'uko rero wangishaga inama n'ubu ibya pasiteri wacu bitoroshye kamagaye leta numva kageze atagezeyo pasiteri akamenya yanyamita umva man wageze wari ugiye umva man garuka vuba wirukanka mbonye diro irimo amafaranga menshi kandi ari amasado ducitse man twaba duhombye man tebuka yego man ariko man tebuka man urimo yanyereza kuko ndi kumwe na boss hano man tebuka man ntabagezeho man kandi iyo bitameze neza mu rugo mu murimo w'Imana ntabwo bishobora kugenda neza kuko umurimo w'Imana bihera burya murimo w'Imana utangirira muriga mu rugo reka nzero nkubwire mwa pasiteri wowe tuzi ndabizi birababaje kubona konte bayifite utabizi ni ibintu bishobora bibabaje ndetse byanarusenya ongeraho kuba ataha nijoro ongeraho no kuba atari bugaruka ongeraho no kuba mbimubajije nta nansubiza bwakandusha umujinya rero ku mafaranga twashakanye ku mutungo w'urugo kuba bimbwiye ni byiza urakoze cyane ariko icyo nakubwiraho tuza dusenga Imana ngiye inkunga nkwemereye kugeza kuva aka kanya ngiye kujya ku mavi dusenga Imana tubohoze pasiteri wacu kandi nawe ngusengere kugira ngo Imana ibashe kukwihanganisha kandi pe utuze umukozi w'Imana nawe nubwo bimeze gutya ugira akanya upfukame haba imbere y'igitanda cyangwa se ukiyigogeka nk'ahantu upfuka musenge uduture Imana ibibazo ufite ngiye kugufasha kwikorera umutwaro mbabarira umbwiza ukuri niba unkunda ntumbeshe nta kuntu umuntu yatoroka akagenda ntagire n'ingari imukurikira
reka nta watorokera njye nta nama nakugira ko watoroka kubera ko n'ababigerageje nabo bagiye bapfa bagiye basiga ubuzima ku buryo nanjye narabigerageje ariko byarananiye. Leta banguka. Okay. Suba muzima cyane. Nta hantu nacika. Ntabwo byakunda. Rero uje kumfatira ku ngufu iwanjye. ntabwo nzanye amahane ngenda genza n'amahoro. Kandi mbona nasonukiraho. Nukuri ndakwinginze nje kugusaba imbabazi mbikuye ku mutima. Buri kimwe cyose nagukoreye kitagushimishije ndakwinginze ukimbabarire. Ariko ngenda ntasi gusa. Reba iwawe kwa Edimo mu muhanda uranangira none utanze n'iwanjye. Joana ahubwo usanga ahantu tumaze tugenda kuko umwamikazi arimo aratureba. hari igihe satani ajya agira atya agatera abantu, nanjye ishobora kuba ari yari yanyonguje. Gusa nzanye umutima umenetse nibura rimwe unyumveho. Sike hasigaye ndanakurambira. Umva rero niba ushaka imbabazi genda ujya kuzana Edimo aho wamushimutiye umuzana nibwo nzaguha imbabazi. Edimo ngenda naramushimuse. Nta kindi tuvugana wegenda umuzane uzaza imbabazi uzihawe kuko ndakurambiwe. Uvuze ngo nashimuse Edimo? Nukuri kw'Imana ntabwo ibyo bintu ngiye nabikora. Edimo ni inshuti yanjye gusa nanjye simuheruka. Reka nigere ku kazi. Ba ubwanwa nk'ubwiruza